turabasuhuje mwese abakomeje gukurikirana Royal TV muri amasaha muri umwanya muri kumwe nanjye Umutoni Radia ugiye kubagezaho ikiganiro cy'umuryango. Dufite suje y'uyu munsi ubuze kuganiraho kandi buze kubashimisha kuko abenshi muri uyu minsi abenshi mu rubyiruko rw'ubu bayibazaho cyane kuko ntago bayisobanukiwe, barayumva gusa ko ntago bayizi. Nkuko twebabwiye rero kuri uyu munsi tubafite insanganyamatsiko nakwiteye n'amatsiko nkuko muri buze kuyumva ariko uri buze gushimisha cyane abantu bose bakurikiye Royal TV muri aya masaha. Reka mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko yacu mbanze mbereke abatumirwa mfite hano muri studio za Royal TV, noneho nyuma yaho turabwira icyo tugiye kuganiraho kuko ni mu bareba bonyine mwahita mwibwiriza icyo tugiye kuganira ko n'abantu bashakanguye bashobora kusubiza ku cyo wibaza kitari gito mu bintu byose wibaza byanye n'umuco wa kera, umuco w'ubu niyo sije tujye kuganiraho kuri uyu munsi ari insanganyamatsiko yacu uyu munsi. Reka mbere ibumoso bwanjye nagira ngo mwibwire abadukurikiye. Nitwa Dr Ruranganwa Juru Jean Baptiste. Nkaba ntuye Kicukiro Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu wa Bwiza. Murakoze cyane, nagira ngo mwaratso ayibwira abadukurikiye. Nitwa Museyi Clotilde uye ku Kicukiro mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza umudugudu wa Bwiza. Reka nkomeze ntanga y'uburyo bwagiye. Akoze yitwa Mukankuranga Maria Yohana, nkaba ntuye aho bita muri Kagugu. Murakoze cyane rero, reka dushimire abatumirwa bacu tubaye ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro tugiye kuvuga ku muranga. Umuranga ni iki? Iryo jambo umuranga risobanuye iki? Nkuko mubireba aha ngaha twicaye ndi kumwe n'abantu bashakanguhe, n'ababyeyi barakuze bafite inararibonye muri iryo jambo, bararizi bihagije. Nagira ngo yenda turivugeho turisesengure none tuze kureba niba kuko umuranga byari ijambo ari ijambo dushobora gukoresha muri iki gihe cyangwa se niba twaryihorera kuko ni ijambo ryabayeho ryakoreshejwe kandi ryafasha abatari bake. Yenda n'abandi barigiyemo ibyago ntabamenya, ariko noneho ni ijambo ni ikintu cyakozweho cyabayeho kandi cyafashaga abatari bake y'abasosiyete ya kera, umuryango nyarwanda wa kera, cyangwa se n'ubu ngubu hari ababikoresha kuko badafite umwanya uhagije. Ariko none kugira ngo tubamare amatsiko reka tubanze dusobanukirwe neza ijambo umuranga ni iki. Dr nagira ngo Dr Juru yenda ufite icyo urize bihagije gira isobanuro badukurikiye. Umuranga ni ikintu ko twinjira mu byaryo neza. Umuranga ubundi rya ijambo risobanuye iki? Murakoze. Nako ntabwo nza kwiharira ijambo. Yego. Cyane ko ubumenyi bw'umuco wacu atari ubwumwe. Ubundi umuranga wari umuco ngirakamaro cyane mu Rwanda. Mu Rwanda rwa mbere umuranga iryo jambo cyane bakundaga kurivuga igihe nk'abana bakuze, umukobwa w'inkumi, umuhungu w'umusore, ubona bageze nk'igihe cyo kubaka. Icyo gihe niho umuntu w'umurangwa yagiraga akamaro ke cyane, bigashimwa iyo abana n'imiryango, ngo nabyo turaza kubigarukaho kuko hari ibihe hakaba n'imico ijyanye n'ibihe, n'umuco ujyanye n'ibihe. Bivuga yuko iryo jambo hambere ryari rifite uburemere, uwo mugenzo wari ufite uburemere kubera yuko kubaka atari ikintu gihubukirwa uretse ibyubu byateye byo guterura. Kandi burya iyo uteruye ntabwo ubuzi icyo uteruye, kandi n'ikiguteruye ntubuzi aho kikujyana. Bikatuma rero umuranga
byatumaga izo nzitizi zo kumenya ese uyu mwana w'umukobwa agiye hehe, uyu mwana w'umuhungu bamuzaniye iki, bisa naho yatazuraga iyo nzira yo kugira ngo iyo miryango yombi izashobore gushyingirana. Mu ikubitiro nicyo navuga, ngo wenda turaza gukomeza tuganire kuri iryo jambo. Umurangwa yari afite iki gituma abantu bamwizera, kandi cyarabaye n'igikorwa cyatumye umuryango nyarwanda igikomeraho cyane. Yego, murakoze. Reka yenda tunabaze umubyeyi Clotilde, nawe nk'umumama, nk'umubyeyi w'icyo gihe, azi iryo jambo ryarakoreshejwe mu gihe cyabo, bo bagifataga gute? Bari hagati y'agaciro ko kumva ko yagombaga kurangirwa umugeni, umugabo n'undi muntu n'umuryango we atamuzi, mbega ataza kubyinjiramo neza, ariko se bo nk'abamama, nk'ababyeyi bo babyakiraga gute? Ryari ijambo bafata bahaga agaciro? Izina umuranga wumva ko rivuye ku nshinga kuranga, kurangira, kuyobora cyangwa kwerekera. Uko kuranga no kwereka. Iyo rero bigiye ku muntu uranga undi, byavugaga koko umuntu wizewe mu muryango, kenshi ndetse bigakorwa n'umuntu w'inkoramutima ikomeye cyangwa umuntu wo mu muryango. Iyo abana babaga bagiye bashaka kubaka, nk'uko Dr. Juru abivuze, abantu ba kera bari bafite uburere butuma urubyiruko rutagenda hanze. Nk'abana b'abakobwa bari bafite uburere, batozwa kuguma mu rugo, bakiga imirimo, bakiga indangagaciro z'umuco wa Kinyarwanda, kongeramo n'imirimo y'amaboko. Ibyo rero byatumaga bajya hanze cyane. Hashingiranaga imiryango iziranye, baziranye. Umuhungu yagera igihe cyo gushaka, yabibwira iwabo bati kandi kwa naka hari umugeni. Icyo gihe ntabwo bapfaga kuvuga ngo nuko ari inshuti hari umugeni. Bagiraga umuntu umwizerwa, ndetse kenshi w'indakekwa akajyayo. Kuranga umugeni byagirwaga bibiri. Hari uwarangwaga n'umuntu wo mu muryango, hakaba no urangwa n'uwabo bohereje umuntu ujya kureba, ndetse kenshi akaba ari umuntu ugiye kuhasaba akazi. Kera babyitaga ubuhake. akagenda n'umuntu washaka ubuhake, ariko ajyanwe no kwitegereza imigenzereze n'imyifatire y'uwo mukobwa. Ariko utekereza icyo kintu kera, ntabwo umuntu yatekereza ko umuntu yashobora kujya nko kuneka, mbega akemera akigira, ibyo tujya tubira muri filime, akigira umukozi wo mu rugo kugira ngo amenye imico y'uwo mukobwa, akurikire, arebe imigenzereze, imyifatire ye, imibanire ye n'abandi, ubuntu agira, niba ari umupfu ujugunya ibintu cyangwa niba ari nyirakiguno, nabyo ntibyari byemewe. Uri mu rugero, twose twatuma umukobwa azaba umugeni mwiza. Ubu rero akitwa umuranga. Ibyo yakoraga yenda turabiganira nyuma, bitaba umuntu bikaba umubyeyi washatse muri uriya muryango. Nawe yahasanga umuhungu w'umusore mwiza, akamurangira ati kandi nakamusaza wanjye afite umukobwa. Hakaba iyo ari umuryango yashingiranye, yahanye abageni cyane, bagira bati kwa nakara umukobwa. Icyo gihe ari nyirasenge, ari nyina wabo, ari nyirarume, akaba yamuranga. Nuko byakorwaga mu bantu cyane cyane bafitiwe ubwizere. Murakoze cyane kuri ibyo bitekerezo. Reka yenda mbaze na Mariya Yohani niba hari icyo yabunganira yenda kuri icyo kintu icyo ari cyo umuranga. Icyo gihe yenda tubaza kwinjira no mu detail yazo gato, ariko yenda agira icyo yongeraho. Murakoze. Nabibonye nyuma. Yego. Nasangaga umuranga twabibonye dutinze, ariko nabiboneye ku rugero rw'uko abantu babaga indimwe cyangwa babana cyangwa baturanye, bizeranaga, barakundanaga, ku buryo nakuranga, bakuranga uri iwanjye, uri umukobwa wanjye, ariko wararanzwe n'umuntu wo hirya nk'uwo mu burasirazuba, ukazasabwa kandi wa wundi waranze ariho yavugiye wa mukobwa,
ugasanga imiryango ibyakiriye neza, ukumva bafitemo urukundo n'ubwubahane no kumva ko utamurangira umwana ahabi, mbese ugasanga ni byiza. Ariko nabibonye gato gato. yenda ndakugaruka mu kanya kandi nasubire kwa Dr. Juru atubwire nko kugira ngo ube wujuje indangagaciro z'umukobwa ugomba kurangwa, cyangwa se umusore ugomba urabisubiza icyarimwe ari umuhungu no ku mukobwa. Izo ndangagaciro zabaga ari izihe? Kuko nibaza ko zitandukanye cyane n'iz'ubu ngubu, kugira ngo bavuge ati umukobwa kwa runaka ashobora kuba umugeni, ashobora kuba umukazana wacu, uyu muhungu kwa runaka ashobora kutubera umukwe, yabaga yujuje ibihe? Urakoze cyane. Kubaka ntabwo bihubukirwa. Uvuze neza, ese indangagaciro zagendwagaho ni izihe? Yenda aho tutakwemeranya ni uko indangagaciro za kera yenda ntizifite uburemere bumwe uko zumvikanaga mbere, ntizifite uburemere bumwe, ariko indangagaciro nyinshi ziracyafite agaciro, kuko agaciro ntigacuruka, cyane cyane agaciro ko kubaka. Ku ikubitiro mbanze mvuge ko abajya kubaka babaga bafite ibyo bujuje, babaga bafite ubukuri, ariko ikiremereye babaga bafite uburere, babaga bafite n'ubumenyi, kuko urugo ntirwubakwa umuntu asoma mu bitabo, icyo gihe ntabwo byari biriho. Urugo urwubaka ukoresheje ubwenge, ukoresheje uburere wakuye mu muryango. Icyo ni ikintu kiremereye umuranga yagenderagaho, kuko hari icyo yenda abantu batavuga bihagije. Umuranga yabaga azi imyitwarire igaragara mu muryango runaka, bakamenya icyo mu muryango runaka ikibaranga ni ubutwari, ni ubuntu, ni ubuntu buke. Ibyo ngibyo umuranga akaba abizi, kuko burya kugira ngo abantu bubake, iyo bagendera ku ruhande rumwe, ubwo uruhande rundi ruzasenyuka. Umuranga yabagiraga ubumenyi muntu butuma yavuga ati umuhungu wo kwa runaka afite imyitwarire ya kigabo, akunda umurimo, akunda kuganira, arubaha, ni umwana ukwiriye kuba yashobora kubaka urugo neza. Umukobwa wo kwa runaka agira isuku, yumva vuba, areba neza, yitondera ibintu. None ukareba aba bantu koko bashobora kubana, kuko ntawe uranga ejo azajya no gusobanura abantu batangiye gusobeka amahembe. Ni ukuvuga aranga abona neza ko imyitwarire iranga uyu muryango igaragara kuri uriya muhungu, imyifatire iboneka kuri uyu mukobwa, uko yifashe mu rugo. Abo bana bombi uzi neza, abo bana bombi bazarwubaka
rugakomera yego kuko uwabeshye ntiwavuga yuko urugo rwubakwa aho ngaho rero niho hari hakomeye cyane ku murangwa umurangwa yagiraga n'ikintu kiremereye kuba yagira icyizere afitiwe n'iyo miryango yombi bakabona yuko abo bana koko abazi neza kandi iyo miryango ayizi neza kuyimenya neza ni ukumenya imirerere igaragara muri urwo rugo ikagaragara muri ruriya ukabona abo bantu bahuje bazavamo urugo ruzima uko nongere mbisubiremo ingo zubakwaga n'imiryango ibiri uko ushobora kubana no kubaka bagatunganirwa n'ibyo umuranga yagombaga kugeraho ubuhanga bukomeye. Reka nongere nibutse abadukurikiye ko turi mu kiganiro cy'umuryango kuri Royal TV, tukaba twizera ko abenshi barimo kugikurikira kugira ngo bagire byinshi bahigira. Kuba uri wamaze gushaka ukaba yari utaragize umuranga kugira ngo abanze kumenyera neza umuryango ugiye kubakamo uwo ari wo, ni umwanya wo gushishoza ukareba ese byapfiraga he, ese n'ahangaha byapfiraga. Ni umwanya kugira ngo ukurikire neza rero kugira ngo bigufashe kumenya aho byapfiriye. Nawe rero ukiri muto utarashobora kubaka urwawe, ni umwanya kugira ngo urebe koko niba koko umuranga yari ngombwa cyangwa se n'ubu niba ari ngombwa kugira ngo uzubake urugo rwawe rukomeye. Reka dukomeze ikiganiro rero muri kumwe nanjye Umutoni Kadia, turacyakomezanishe muri kiganiro. Reka mbaze n'umubyeyi Clotilde turi kumwe aha ngaha, nari maze kubaza muzehe Dr Juru ibijyanye n'indangagaciro zagenderwagaho kugira ngo umuranga abe yavuga ati uyu ashobora kutubera umukwe cyangwa se ashobora kutubera umukazana. Ese hagenderwa kuki kugira ngo bakurange bavuge koko ibyo bintu, bavuge ko uri umuntu ushobora kuba umukwe cyangwa umukazana uwo muryango. Reka na Clotilde amwunganire atubwire yenda nawe uko yabibonaga icyo gihe, cyane cyane nk'izo ndangagaciro turavuga nk'umukobwa yabaga yujuje iki, umwunganiye ku byo atavuze, noneho umuhungu yabaga yujuje kugira ngo muvuge ati uyu ngo ashobora kutubera umukwe koko. ubundi indangagaciro uko zaremwe uko zatojwe bituruka mu bakurambere ntabwo zihinduka, kuko ni imigenzo myiza ituma abantu babaho neza bakanabana neza. Ikintu cyagenderwagaho cyane kugira ngo umuhungu abe yarangwa akavugwa neza byatuma abona umugeni kwa kanaka, ni uko yabaga ari umwana babona mu ntangiriro afite ikinyabupfura cyubaha uwo ari we wese, atari wa wundi ubona ko asimbukiye hariya kuko hafite ziriya nyungu, ubona ko afite ubupfura bwubaha uwo ari we wese mu rugero urwo ari rwo rwose, akaba atari umuhungu w'imbuga w'indangare. Ubona habaga abasore beza ndetse hakaba abakobwa babaririmba bakabavuga, yabyumva akararama bigaciraho. Yego. Ukareba rero uriya mwana uzi kwinyakura, uzi kwibatura, uzi kumenya kureba no guhitamo. Umwana utazaba imbwa, umwana uzamenya kwihesha agaciro uko byamugendera kose. Guhirwa haba ibitangwa n'Imana, hakaba n'ibyo uhamagara nawe. Barebaga rero umwana w'umukozi utazaba imbwa, uzamenya kubana n'abantu, uzatunganya umurimo we, atari wa wundi ubona ko akubagana mu matwara, atari umuntu waguma ku murimo we ngo awukore awuzuze awurangize neza. Kandi akaba ari wa mwana uzamenya gufata urugo mu ntoki, atari uyunyeganyega. Mbega reka tujye hariho ibyo umuntu yiyambaza ururimi rw'ahandi, umwana responsable ubona ko azi icyo akora, kandi umwana ushaka kunguka, atari wa wundi wibwira ko byose bamuremeye 8 bamuhaye kuri we yumva uhagije. Bakabona hari amatwara y'umwana ubona ko ahora ashaka kugira icyo yunguka, kugira ukwazi. Ibyo byose bigatuma umwana bamureba bati azava neza. Umukobwa nawe
bareberaga ku isuku nk'uko yabivuze. Umwana ukura ubona yibatura mu mirimo, atari inyanda wa wundi uryamira ngo kuko ari mwene nde, wa wundi ukora imirimo yose atavuze ngo iriya sinayishobora, wa wundi wubaha umuntu wese, wa mukobwa babona uzi guteganya icyo ari bukore cyose, niba ari butanga amavuta yo guteka amenye urugero, niba ari utanga inzoga kuko abo barangwa babaga bageze mu kigero ba nyina babarekera imirimo ngo barebe, amenye uko azamukosora amenye uko amufasha, bakareba uko agira ubuntu, bakareba uko yakira abantu, bakareba icyubahiro agira, bakamenya ko ari wa mwana uzamenya no kubaha umuryango ashatsemo, azawufata. Ibyo byose bigenda ubona uburyo afata n'abantu mu rugo iwabo, ukamenya n'uko azifata mu muryango agiyemo. Muri make rero cyane cyane bareberaga ku muhungu, barebaga amatwara afite y'ubutwari, ku mukobwa bareberaga ku isuku, umutima w'impuhwe, umutima utasesagura, amatwara adasesagura, wabona ko yamenya kubaka atarebereye abo afite muri urwo rugo, ariko kandi atari n'umuntu utazi kugira igitekerezo, atari indangare. Murakoze cyane. Yenda bakomeje kudukurikira ngira ngo bamaze kumva ibitari bike, tukaba tugeze kuri etape noneho tuvuga tuti ese indangagaciro zarangaga yaba ari umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa kugira ngo umuranga azamurange zabaga ari izi. Bamaze kuzitubwira, ariko turanakomeza kuri Mariya Yohani. Ni umubyeyi uhora ari kumwe kenshi n'urubyiruko rutandukanye, baba abahanzi, baba bari mu muryango, arabibona uko bitwara, arabona aho bitagenda neza n'ibigenda neza. Izo ndangagaciro twavuga zose zari ngombwa, ni ngombwa ubu ngubu twabivugaho iki? Akoze abana b'iki gihe hagati y'icyo kigero bavuze, hari ikindi cyari hagati. Clotilde we arabizi, hari n'ab'iki gihe. Hariho igihe cyacu natwe twararangwaga, natwe tukaba twarangira, kuko musaza wawe yakurangiraga inshuti ye y'umuhungu, nawe ukaba warangira musaza wawe umukobwa mwigana. Icyo gihe rero mu kuranga kwacu twe twarandikaga akabaruwa kagaca ahantu, tukagahanahana kazagera kuri wa muntu. Ubwo nabyo ntabwo wabanzaga, nta mukobwa wabanzaga, habanzaga umuhungu, akakandika akazagacisha ahantu, akazagaha mushiki we cyangwa mubyara we, ukazabona akakugezeho, ugafungura ugasoma, wamara gusoma ugasanga harimo ndagukunda, iryo ryonyine. Ndagukunda rero ikabanza ikagutangaza, ndagukunda, bankunze bigenze bite, ukabyihorera. Ubwo biturutse he? Biturutse kuri wenda kuri mushiki we wambwiye ati nigana na Radiya, none rwose ni umukobwa mwiza. Ubwo nawe akaba aranze mushiki we. Ubwo icyo ni igice kimwe. Akabarwa se ntaguciriyemo, akabarwa kazagenda nyuma kazagira icyo gatanga cyane. Karagita itabyinjiyemo igomba, ariko mu bintu bizima, mu bintu bizima bigiye guhura n'ibya mbere. Ka kabaruwa uragasoma, wamara kugasoma gusa n'ibiki, akambere ukagahisha, ukazongera ukabona akabaruwa ka kabiri, noneho ugasanga nta wundi ugomba kubyereka atari mama wawe. Kwereka umunyamabanga wawe, kuko niwe ukwigisha byose, niwe ukubwira byose ibikuriho ku mukobwa wowe, noneho ukamwereka ati bise ni wahe, yitwa ndese, yitwa Juru. Juru wahese, wandese, ati ni wo mu Bwanamukari, ariko yigana na musaza wanjye Andre. Agaceceka, akazaza akandiko ka gatatu kavuga ndagukunda, nanone kutanshubije, narakwandikiye ubwa mbere, ubwa kabiri, none ntabwo wanshubije.
akabwira mama rero noneho ibyo yambwiye gusa ndamusubiza iki mbega byose ukamuhereza byose ukamwereka akabanza akabisuzuma noneho hagati ye nawe harimo so harimo papa wawe noneho akazavuga ati rega juru yararambagije ashaka kuzarongora radiyo n'uwo kwa ndi harya ati n'uwo kwa bigize rutewe wibonaka turiya mugabo naramubonye ni umugabo mwiza afite ukuntu ateye afite ukuntu agaragara mu maso ye n'intwari mbese akavuga ibigwi bye ati ntacyo bitwaye mama we akazakubwira ati uzasubize ugafata ka kabaruwa ukandika ngo sinitegeka nicyo cyari igisubizo ubwo mbega n'uvuga ngo nemeye ariko sinitegeka ubwo yamenyaga ko wamukunze sinitegeka rwose ako kajambo konyine ukazakaha umusaza wakongera akamuha ubwo bikaba bitunganye rero niba ari ugusaba bakazasaba niba ari ibyo niko umuranga natwe hagati yacu twarangiranaga musaza wawe mushiki wawe ariko rero iby'iki gihe si .com arakubwira telefone I love you je t'aime ariko ndagukunda noneho mukazageraho muhurira mukaganira ndagukunda tigese ndabitekereza niba warabitekereje ko nanjye nzatekereza bigatwaraho nko tuvuge mbigize bigufi ni nk'umwaka hanyuma bikaba birakunze ibitandukanye yewe simbarenganya iteka ntabwo umukobwa n'umuhungu bamenyana muri wa mwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu ngo bamenyane burundu ariko iyo bageze mu rugo rwabo cya gihe habamo kumenyana 100%. Aho rero habamo inyigisho ikomeye yo kwihanganirana, yo kugira gute ukareba ukurikije bya bintu wakuye iwanyu, bwa burere wakuye iwanyu, na wa muhungu uko yazamutse atabaye imbwa nk'uko Clotilde yabivugaga, uko yazashoboka kandi kubimbwa ntimubone ko ari imbwa imoka. Kera bavugaga ko igihe ntacyo ushoboye, igihe ntacyo ushoboye kwimarira uburimbwa, ariko ntibibe igitutsi ukabyakira uko bisa. Yenda badukurikiye iki kiganiro kirekire cyane ntabwo twakiganira ngo tukirangize. Insanganyamatsiko twafashe kuri uyu munsi twa umuranga, ariko umuranga harimo ibintu byinshi cyane. Yenda tuzagaruka n'ubutaha tubabwire ku bindi bitandukanye kuko twatangiye kuba mu by'ubu, ariko iby'ubu nanone nabyo ni byinshi cyane ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko reka twongere umubyeyi Clotilde nawe amwunganireho gato, ariko ntibatangaze ko dushobora kuzafata undi mwanya twongera tukagana kuri kiganiro, tuzaboneza igice cya kabiri, iki gice cya mbere tubateguriye, ariko noneho tubone umwanya wo kwisanzura n'urubyiruko turuganirize hirya no hino, tubabaze ese mubona gute, igituma bitagenda neza ni ikihe, ese mu byo twababwiye indangagaciro twababwiye ko umuranga byagendaga mbere, hari ibyo mwashoboye gusimbuka yenda muri mutigeze mukora yenda ari byo bituma ibintu bitagenda neza muri iyi minsi. Mbega tuzabigarukaho tubivuge mu buryo burambuye, buri muntu wese yibonemo, none dufate umwanzuro. Nagira ngo wenda umubyeyi amwunganire gato. Mu gihe cyacu nk'uko yabivuze, abenshi babaga twigana, abandi muturanye, abandi b'umuryango. Utwo tubaruwa iyo wakabonaga, hariho igihe utabanzaga kukereka mama kuko wabaga nawe umutinya, ugatangira ku nshuti zawe abo mungana, ukabereka, mukagasoma, mukabiseka, utangiye kugira inshuti z'abahungu. Hakabamo bamwe bavuga turatomboye, umwana mwiza, abandi batera ikosa. Mbega hagati yanyu mukabanza kumuganiraho. Ariko byarafashaga ngo byatumaga harimo abamuzi kurusha, bakabanza kumuganiraho, ndetse benshi bamugaya ukarekera aho ntiwirirwe ubibwira ababyeyi, ukamwandikira umubwira ko sindagera igihe cyo gutekereza gushaka, cyangwa se ukanamunira no kwandikirana byaratinze, nk'uko yababwiye ati hasubizaga sinitegeka, uwo udashaka waramuniniraga kandi kakaruha, kuko ntabwo wari uzi kubenga kundi kubera ikinyabupfura warezwemo, waramuniniraga akibwira, ugasanga utamushaka, ko gusa ubwenge ukiranutse ukamubwira uti, yarandikaga yageraho ndetse akazongeramo
ko nifuza ko twazabana, akerura abonye utamweretse ko wabyumvise, yakwerura rero ubwo niho wamusubizaga sinitegeka, cyangwa se niba mwamuneguye ntabwo icyo gitekerezo kirazamo, cyatekereza gukomeza amashuri, ndacyatekereza gufasha ababyeyi, na cyane ko no mu gihe cyacu ho byanahuriranye n'intambara zabaye mu Rwanda. Noneho kuba ngo ufasha ababyeyi bikaba urwitwazo rukomeye cyane, akakumva akabyihorera. Mwaba rero mwamukunze mwese mwamwishimiye, mbiko wagira gutyo ukamubwira mama, ariko nabwo oya, noneho wamukunze wamubwiye kubyitegeka, akumva ko ubwo noneho bitangiye ubundi buryo bw'imbere warabimubwiraga rero ari uko bagenzi bawe mwese mwamwemeranijweho nawe kandi ko kukuva umukunzi. Hanyuma ko wabwiraga mama nawe akazafatikanya ko kubibwira se, ntabwo bakubwiraga ako kanya, nabo banzaga kubitekerezaho no kwibaza mu muryango, kuko wa mugani ibyo byohereza abaranga. Nibwira ko tuzagira n'igihe cyo kuvuga uburyo bwo kuranga uko byakoreshwaga, nabiciyemo muri makeya, ariko kuzabibwira abana bato bisaba ko twazabasobanurira uko kuranga byagendaga, kuko twabivuze muri makeya, byagiraga uburyo burebure bikorwamo. Wifuza kuzabikora nawe akagura uko azabikora. Naho rero ibyo ku gihe cyacu tutageze uyu munsi nuko byagendaga, kugira igihe ababyeyi nabo babitekerezaho ndetse nabo bakabiganira mu muryango, byakwemerwa noneho menya kuzakubwira ngo byemere, ukumva noneho nawe arakwandikira ukamusubiza, akabwe mu mutima akamwumvisha ko byemewe, noneho bikazaza mu buryo. Igihe ni gito, ndumva kugereranya iki gihe cya kera, icyo ku gihe cyacu n'ikiriho uyu munsi bisaba ibisobanuro. Niyo mpamvu twateganije igice cya kabiri ubutaha, ariko nanone hari akantu gato agomba kongeraho Dr. Juru gato, ariko noneho dusoza igice cya mbere tubarara iki gice cy'ubutaha cya kabiri. Murakoze. Akantu gatoya muri iki kiganiro ntabwo sinzi uko kankundira, munyihanganire. Icyo nakongeraho kitabura nuko hari akantu mfatamo ka kera n'aka muri iki gihe cya mbere gato ku bihe tugezemo, kwari ukubiganira, kandi kubiganira bikajyana n'icyo navuze mbere. Nta wubaka, burya uwubaka ari umwe aba yitesha imbaraga nyinshi. Umwana w'umutima cyane cyane cyo ngomba kugaruka, umwana w'umutima iyo yagiraga inkuru nk'iyo yahubukaga kuyibwira ababyeyi. Ubu ngubu tuvuga gushungura, ariko yarasesenguraga afashijwe na bagenzi be, byaba bafite ireme akabibwira umubyeyi. Umubyeyi nawe iyo yizera umwana we aramwumva, akavuga iki kintu uko muzi ntambwira, ntashobora kubimbwira, ambwira ubusa, nawe akabyumva neza, akazamusubiza nawe amusubiza neza. Ari nacyo gituma byafashaga kubaka umuryango. Ubundi kuranga no kuganira, kuzashyingira no kurongora no kurongorwa, akamaro kabyo ni uko bizagira kubaka urugo. Izo mutazashobora gusura musanga ngo baratandukanye, akaba ari icyo ngarukiyeho. Yenda nitwongera guhura tuzongera tubiganire. Reka nshimire abatumirwa bacu, ni ukuri batugejeho byinshi tutari tuzi. Ndibaza ko abakudukurikiye baboneye isomo ritari rito, nabo bagiye guhindura amateka yabo y'ubuzima bwabo. Hari byinshi ushobora kwibaza, ese koko ibi bintu kuko byakorwaga kera kandi imiryango igasazana igakundana, imiryango igakundana, ese ubu ngubu birakorwa? Ese wo mukobwa cyangwa se wo muhungu, wo mudamu cyangwa wo mupapa udukurikiye muri aya masaha, ujya ubafata akanya kuganira n'umubyeyi wawe, n'umwana wawe, n'inshuti yawe, ngo muganire ikintu mu gisesengure?
ibyo byose tuzabigarukaho ubutaha mu buryo burambuye kugira ngo tuzinjire mu muzi w'iki kibazo tukirangize turebe uburyo twahindura amateka niba birakorwa muri iyi minsi. Mwari kumwe nanjye rero Umutoni Radia, reka mbifuze gukomeza kugira ibihe byiza mukomeje kurikirana Royal TV muri aya masaha ubwo naho utaha.